bivuze ngo iyo umuntu adafite umwuka wera ntashobora kumenya imikorere ya Kristo, ntashobora gutandukanya gukora kwa Kristo nuko abapfumu, ntashobora ndagira ngo ngutangarize yuko ku myenda ya Yesu harakora. Ntabwo muri we ariho hari ubushobozi gusa, ahubwo no ku nshunda z'imyambaro ya Yesu harakora. Aramubwira Yesu uko abisanze siko abisiga. Imana ishimwe. Uko Yesu abisanze ntabwo ari ko abisiga. Kuba ukiri kuri ako kazi ni ukubera ibigwi bya Yesu. Kuba abarozi bakuroga batarakwica ni ukubera ko Yesu afite ibigwi. Kuba imiryango yarakuretse uyu munsi ukaba uriho utabeshejweho n'amaboko y'imiryango yawe ni ukubera ibigwi bya Yesu. Ijambo yamushanganije nawe wari musanganiza, ushingiye ku mubabaro ufite, ushingiye ku gihe umaranye Lazaro, ushingiye ku nshuro umurwaje, ushingiye ku myaka umurwaje. Sinzi Lazaro wawe ibara afite, sinzi Lazaro wawe ishusho afite, sinzi Lazaro wawe igihe umurwaje, sinzi Lazaro wawe igihe umubizi, ariko umushingiye ushingiye ufite ibyo wabwira Yesu uramutse umubonye uyu mwanya imbona nkubone. Tugiye kuganira ku ijambo riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Turasoma mu bice 11, turasoma ku murongo waho wa 20, turageza 25, turasimbuka ku murongo waho wa 40. Twumva icyo havuze mu izina rya Yesu. Tugiye kuhaganira niturangiza dusengere muri iryo jambo. Imana ibahe umugisha. Aravuze ngo Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo. Marita yumvise ko Yesu aje ajya kumusanganira, ariko Mariya asigara yicaye mu nzu. Marita abwira Yesu ati, databuja, iyaba wari hano musaza wanjye ntaba yarapfuye. Kandi n'ubu nzi yuko ibyo usabye Imana byose Imana izabiguha. Yesu aramubwira ati, musaza wawe azazuka. Marita aramusubiza ati, nzi yuko azazuka mu muzuko wo ku munsi w'imperuka. Yesu aramubwira ati, nige kuzuka n'ubugingo. Unyizera naho yaba yarapfuye azabaho, kandi umuntu wese ukiriho unyizera ntazapfa iteka ryose. Mbese wizeye ibyo? 40. Haravuze ngo Yesu aramubwira ati, sinakubwiye nti niwizera uri bubone ubwiza bw'Imana? Nuko bakuraho igitare. Yesu arararama aravuga ati, data, ndagushimiye kuko unyumvise. Ubwanjye narinzi yuko unyumva iteka, ariko mbivugiye kubw'abantu bangose ngo bizere yuko ari wowe wantumye. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Tugiye kuganira kuri iri jambo rifite intego ivuga ngo Yesu uko abisanze siko abisiga. Imana ishimwe. Uko Yesu abisanze ntabwo ari ko abisiga, uko Yesu abisanze siko abisiga. Tugiye kuganira kuri iki cyanditswe dusomye, tuganire kuri iyi ntego y'ijambo mbabwiye ivuze ngo uko Yesu abisanze siko abisiga. Imana ishimwe. Abantu benshi bagendanye na Yesu, babana na Yesu, ariko ntibigeze bamenya ubushobozi buri muri Yesu. Muri iri jambo dusomye turaza kureba ubushobozi Yesu afite, turaza kureba ubushobozi uyu mwami w'abami waduhamagaye, watsindiye isoko ryo kurengera abantu batuye mu isi. Turaza kureba ububasha n'imbaraga yibitseho. Aherutse kuganira n'abigishwa be ngo bicaye, arababaza ngo iyo mugiye Samariya, iyo mugiye Yudaya, iyo mugiye mu maguriro, iyo mu masoko, mwumva abantu bavuga ko ndinde? Umwe ngo ashyira hejuru mu bigishwa be aravuga ngo njya numva bavuga kuri Eliya. Nyamara iki kibazo Yesu yarabajije abigishwa be kiroroshye, ntabwo gikomeye, ariko mu bundi buryo kiranakomeye. Ababigishwa bari baragendanye na Yesu. Yesu yari yarazuye abapfuye bareba, yari yarahumuye impumyi bareba, yari yarirukanye mw'abantu abadayimoni ababigishwa bari kumwe, yari yaragaburiye abantu amafi 2 n'imigati 5 ababigishwa bari kumwe, akora igitangaza mu bukwe Kana,
atubura amazi akayahinduramo divayi, ayahindura divayi. Ababigishwa bararebaga, azura umwana wa Yayiro bararebaga. Yari yarakoze ibitangaza byinshi, akiza nyirabukwe wa Simoni ubuganga bararebaga. Hanyuma ariko ngo batungurwa no kumva babajije ngo iyo mugiye Samariya, mukajya Yudaya, mukajya Yerusalemu, mwumva abantu bavuga ko ndinde. Umwe ngo ashyira hejuru aravuga ngo njya numva bavuga kuri Eliya, undi ngo aravuga ngo arabeshye, njya numva bavuga ko uri umwe mu bahanuzi. Undi atoya abivuze nabi, njya numva bavuga yuko uri Yohana umubatiza wagarutse. Undi atoya jewe njya numva bavuga kuri Zeburuni umutware w'abadayimoni, kuko ibitangaza ukora ntabwo hari undi muntu wabasha kubikora adafite ubutware bw'abadayimoni. Yesu ngo ahita bahindukirana arababwira ngo usibye uko mwumva abantu bamvuga, mwebwe ubundi mubona ndinde. Hanyuma ngo Simoni ashyira urutoki hejuru. Bibiliya itubwira ko nawe ari umwuka wera wari umujuru. Bivuze ngo iyo umuntu adafite umwuka wera ntashobora kumenya imikorere ya Kristo, ntashobora gutandukanya gukora kwa Kristo nuko abapfumu, ntashobora gutandukanya gukora kwa Kristo nuko abantu. Hanyuma ngo Simoni ashyira urutoki hejuru aramubwira ngo mwigisha, duherutse gufatirwa imisoro, untuma kuroba isamaki narobye ku nyanja. Inyanja yari irimo isamaki nyinshi, ariko iyo narobye mpageze nayikuye mu idenariyo, twishyura umusoro. Burya namenye uwo uriwe. Kandi hari igihe hari abantu benshi bari bakugose. Umugore arabyigana, yari afite uburwayi bumaranye imyaka 12, akora ku nshunda z'imyambaro wambaye, akira uburwayi yari amaranye 12. Mbona muri wowe simwo harimo ubushobozi gusa mwigisha, ahubwo no ku myenda wambaye harakora. Imana ishimwe. Ndagira ngo ngutangarize yuko ku myenda ya Yesu harakora. Ntabwo muri we ariho hari ubushobozi gusa, ahubwo no ku nshunda z'imyambaro ya Yesu harakora. Aramubwira ngo hari n'ikindi gihe uherutse kurengera umupfakazi utuye ahantu witwa Inayini, bagiye gushyingura umwana we w'ikinege, uhagarika bikoreye ikiriba, umuzurira umwana w'ikinege amutahana ari muzima. Aramubwira ngo si ibyo gusa wakoze, uherutse kugaburira abantu ifi 2 n'imigati 5, ugaburira abantu 5,000 abana n'abagore batarimo. Burya namenye uwuriwe. Ubundi reka mbabwire, Yesu yibitse n'ibigwi. Kuba waryamye ukaba wabyutse ni ibigwi bya Yesu. Kuba ukiri kuri ako kazi ni ukubera ibigwi bya Yesu. Kuba abarozi bakuroga batarakwica ni ukubera ko Yesu afite ibigwi. Kuba imiryango yarakuretse uyu munsi ukaburiho utabeshejweho n'amaboko y'imiryango yawe ni ukubera ibigwi bya Yesu. Aho utuye, aho uri ni ibigwi bya Yesu. Uko wambara ni ibigwi bya Yesu. Ibyo utunze ni ibigwi by'imirimo ya Yesu. Imana ishimwe. Bibiliya iravuga ngo nuko Simoni aramubwira ngo none rero uri Kristo umwana w'intama w'Imana. Yesu ngo yitegereje Simoni ngo abona umubiri n'amaraso bimuhishuriye, ngo ahubwo abana ni data wo mu ijuru. Ahita amwita izina aravuga ngo nkwise Petero. Bivuga ngo ni urutare, nzubaka itorero ryanjye kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Hanyuma ngo aramubwira ati kandi nzaguha imfunguzo n'ubutware bwose. Bibiliya iravuga ngo igihe cyarageze Petero ari we Simoni aba umushumba ayobora itorero. Ndashaka kugaruka rero hano kwa Lazaro mu butumwa bwiza dusomye mu bice 11. Andereya ngo yigeze yumva inkuru za Yesu aziganiraho n'umugabo witwa Filipo, ariko bukeye ngo izi nkuru za Yesu zigera no kuri Lazaro ziturutse kuri mushiki we Mariya ngo bamufasha asambana, nuko ngo bamuzanira Yesu ngo ari umutego bamuteze. Baramubwira ngo mwigisha, mu mategeko ya Mose haravuga ngo nidufata umuntu asambana tujye tumwicisha amabuye. Bese bari bamuzaniye Yesu kugira ngo amukatire urwo gupfa, amucire urubanza rwa nyuma. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko Yesu arababwira ngo utaragira icyaha akora afata ibuye arimutere, amutere ibuye. Nuko ngo yiyandikira hasi. Ngo amaze kwiyandikira, abahanga baravuga ngo Yesu yari marondora ibyaha by'aba bashinza bari baje gushinza uyu mugore. Nguko yandikisha amano, buri muntu yikubura yigendera. Ubundi buri muntu wese ageze imbere ya Yesu yakwibonamo inkumbi, yakubonamo gukiranirwa, ariko twezwa n'imbabazi ze, twezwa n'amaraso ya Kristo. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo Yesu yubuye amaso
ngo asanga ari kumwe n'uyu mugore Mariya. Arangije aramubwira ngo mugore hariho ugucira urubanza. Umugore aramubwira ngo ntawe, aramubwira ngo genda ntukongere gukora icyaha ukundi. Bibiliya iravuga ngo izi nkuru zibaye kuri Mariya zigera kuri Lazaro. Yesu yahamagaye abigishwa 12 ngo arongera ahamagara abandi bigishwa 70. Ariko Bibiliya igaragaza abandi bigishwa 5 bari mu ibanga bateraga inkunga ivuga butumwa rya Yesu, bateraga inkunga umurimo Yesu yakoraga, bamubaga iruhande, bahaga amazi abigishwa ba Yesu yo kunywa, bakoraga imirimo itandukanye, bahoraga bashaka ubushuti kuri Yesu. Muri aba bigishwa kandi muri aba bigishwa nibo umunsi Yesu yararimo akubitwa inkoni, yararimo ari mu rugendo rwo gucungura itorero. Harimo abagore ngo bari bafite ibitambaro byera bagenda bahanaguraho amaraso ya Yesu yagiye atakara kugira ngo hatagira ibintu biyarigata. Ngo babaga bafite ibitambaro by'igiciro cyinshi bihenze bagenda bahanagura. Aba bagore ni nabo Yesu yabwiye ngo nibiririre n'abana babo bamuzaniye amazi yo kunywa. Bari muri aba 5 bari mu ibanga. Bibiliya rero iravuga ngo nuko Yesu ngo Lazaro amugira inshuti, amushakaho ubushuti, ndetse muri aba bigishwa 5 bari mu ibanga. Bibiliya ivuga baba mu ibanga ngo amaze kumushakaho ubushuti. Yesu ngo abishuti na Lazaro ngo akageza kumusura. Ariko Lazaro ngo akababazwa nuko umwami w'abami yamusuye, hanyuma abantu ntibamenye ko yamusuye. Nawe unteze amatwi, meye yagusuye mu mudugudu ntibabimenye byakubabaza. Depite runaka w'igihugu uherereyemo yagusuye abantu ntibabimenye byakubabaza. Yagusuye itangazamakuru ntiribivuge byakubabaza. Lazaro ngo agahora babazwa nuko Yesu ngo abasura mu mudugudu ntibabimenye, mu karere ntibabimenye, mu gihugu ntibabimenye. Umunsi umwe umwigisha amenya yuko Lazaro ababazwa nuko amusura ntabimenye. Yesu yajyaga akunda kuza kwa Lazaro ngo Mariya akajya kuganira na Yesu, Marita akajya gushaka ibyo kwakira Yesu. Aha ni naho Yesu yabwiriye Marita ko wagabanya umugabane mwiza ari uwaganiriye na Yesu, ari Mariya waganiriye na Yesu. Naho uwagiye gutegura ibyo kwakira Yesu afite mbega nta mugabane afite. Bibiliya ivuga iki rero? Bibiliya iravuga ngo nuko Lazaro akajya ahora atitiriza Yesu. Iyo usomye ibitabo bivuga kuri Bibiliya bivuga yuko Lazaro ngo yari yarahaye inzu uyu mwami, ngo bugamagamo izuba, bugamagamo imvura, mbega ngo baruhukiragamo bavuye ku musozi gusenga. Kandi ngo yajyaga acana umuriro igihe imvura yaguye, Yesu n'abigishwa be bakaza bakawota. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umunsi umwe bicaye kuri uyu muriro ngo Yesu abwira ijambo rikomeye Lazaro, aramubwira ngo Lazaro ndagukunda, arimubwira mu ruhame. Hanyuma Lazaro ngo aravuga ati gute umwigisha nkunda akabasura abaturanyi ntibamenye ko yasuye, guta nkunda akabaza abantu ntibamenye ko yaje. Ubundi Yesu burya ajyaza ariko abantu ntibabimenye ko yaje. Noneho ngo umunsi umwe abwira Lazaro, aramubwira ngo nzagusura, abantu bose bagutaye, nzagusura bashiki bawe bakuretse, nzagusura abavandimwe bakuretse, nzagusura umuryango wakuretse, nzagusura abaturanyi badahari, umunsi umwe nzagusura. Bibiliya iravuga ngo akimara gutirimukaho Yesu, Lazaro ngo afatwa n'uburwayi ararwara. Amaze kurwara hanyuma ngo bandikira ibaruwa Yesu, batuma intumwa barazibwira ngo mugende mubwire umwigisha yuko inshuti ye irwaye. Ngo nuko baragenda bashyira Yesu urwandiko banditse, baramubwira ngo mwigisha ukunda ararwaye. Yesu ngo arabasubiza ngo mugende mubabwire ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ari iyo kumwica, ngo ahubwo ni iyo kugira ngo imirimo y'Imana ihimbarizwe mu mwana wayo. Bibiliya iravuga ngo bukeye Lazaro araremba. Amaze kuremba ngo nuko barongera batuma kuri Yesu, baramubwira ngo umwigisha kandi ukunda yarembye. Njye ntekereza yuko Lazaro noneho yaragiye muri koma.
namwe mutekereze uramutse ufite inshuti ukayandikira warwaye ukayibwira ngo ndarembye ntigusure, ukongera ukayandikira cyangwa se urwaje ukayibwira ngo noneho si ukuremba gusa, noneho uwo ndwaje agiye muri koma, nabwo akongera akakubwira ngo ntabwo iyo ndwara urwaye ariyo kukwica kandi uri muri koma, noneho bakongera bakandika, ukongera ukamwandikira ibaruwa cyangwa message ukamubwira ngo noneho ntabwo ari ukujya muri koma, wa muntu narindwaje avuye mu mwuka arapfuye, akongera akagusubiza ngo iyo ndwara arwaye ntabwo ariyo kumwica, ngo ahubwo niyo kugira ngo imirimo y'Imana ihimbarizwe mu mwana wayo. Watekereza yuko uyu muntu atari inshuti yawe? Watekereza yuko uyu muntu mbese burya kubeshya? Bibiliya iravuga ngo nuko Lazaro baramuhamba, bamaze kumuhamba ngo hashize iminsi 2 bamuhambye, Yesu ngo abwira abigishwa bati tugende tujye Betaniya, tujye kureba inshuti yacu Lazaro. Bagombaga kuva i Yudaya bajya i Betaniya, nuko ngo umwe mu bigishwa ba Yesu witwa Toma ariwe Dudumo ngo aramubaza ati mwigisha, amambere ubwo duheruka i Yudaya bashatse kuhaguterera amabuye, bashatse kugushyundura munsi y'umukingo, none uragize ngo dusubireyo. Reka nsome ku murongo waho w'8 twumva ukuntu havuze. 5 haravuze ngo Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro, nuko yumvise ko arwaye asibira kabiri aho yarari, maze iyo minsi ishize abwira abigishwa be ati dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, amambere abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeye? Yesu arabasubiza ati mbega umunsi ntugira amasaha 12, ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo ahera ko arababwira ati inshuti yacu Lazaro irasinziriye ariko ngiye kumukangura. Abigishwa baramubwira bati databuja niba asinziriye azakira. Nyamara Yesu yavugaga iby'urupfu rwa Lazaro, ariko bo batekerezaga yuko avuze gusinzira kw'ibitotsi. Yesu niko kuberurira ati Lazaro yarapfuye, nanjye nezerewe ku bwanyu kuko ntari impari kugira ngo noneho mwizere, nimuze tujye aho ari. Toma ngo witwa Didumo abwira abigishwa be bagenzi bati natwe tugende dupfane nawe. Bibiliya rero ivuze iki? Ivuze yuko bakimusubiza yuko amambere bari bamushyunduriye munsi y'umukingo i Yudaya, ntabwo abigishwa bari bakamenya ubushobozi buri muri Yesu, ntabwo bari bazi ko ibipfuye ashobora kubizura, ntabwo bari bazi ko ibicitse uyu mwami ashobora kubidoda, ntabwo bari bazi ko ibidahari uyu mwami ashobora kubitangira, ashobora kubirema bikabaho, kuko yabwiye Yeremiya ngo niwe ugira icyo arema, ngo yamara kukirema akagikora, ngo yamara kugikora ngo akagikomeza. Aramubwira ngo ntabaza ndagutabara Yeremiya, mwereke ibintu bikomeye biruhije utamenya. Uyu mwami niwe ufite ibintu bikomeye biruhije wowe utamenye, wowe utabonesha amaso yawe, ubwenge bwawe budashobora gusobanukirwa. Bibiliya ivuze iki? Iravuze ngo nuko baramubwira ngo baramwibutsa, baramubwira ngo ubushize i Yudaya baguhaye gusoma ijambo mu isinagogi, aho gusoma ibyo baguhaye gusoma uravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri wowe, yagutumye kubwiriza ubutumwa bagwaneza no kubwira imbohe ko zibohowe no kubwira abafite imitima itinya ngo bitinya. None uzi ibyo bari bagukoreye, none uragira ngo dusubireyo bongere bakugenze nk'ibyo bari bagukoreye. Bishatse kuvuga ko ababigishwa nk'uko natangiye ntabwo bari bazi ubushobozi Yesu afite, nubwo bagendanaga nawe ariko ntibari bazi ubutware Yesu afite. Dufite abantu basenga ariko batazi ubushobozi buri muri Yesu, agasenga ariko n'ubundi byatinda ukabona yiciriye inzira, akaba ari umuhanuzi ariko afite utundi tuntu ku ruhande yananiwe gukizwaho kubera ko yagendanye na Yesu. Yabonye akiza abadayimoni, yabonye azura abapfuye, yabonye akora imirimo n'ibitangaza, ndetse avugira no muri we ariko ntaramusobanukirwa. Nimukurikirana Bibiliya muzasanga yarahamagaye Matayo, ari umukoresha w'ikoro, ari umukozi muri Rwanda Revenue y'uyu munsi. Matayo asiga ibitabo n'amafaranga y'umusoro yari yaciye abaturage uwo munsi. Yahamagaye Dr. Luka asiga ibyo yari afite byose. Yahamagaye Lewi nawe asiga ibyo yari arimo, ariko ageze ku nyanja ahamagara Petero asiga ubwato, asiga n'inshundura yaroreshaga amafi, ariko azana inkota. Hari abantu bahamagawe na Yesu, bahamagarwa umuhamagaro Yesu ahamagara abantu be, ariko bagira utuntu bisigariza. Uyu muntu rero iyo muhuye isaha n'isaha arakuvuna arakugora, bisaba kumutwara gakeya kugira
kugira ngo umwereke umuhamagaro Yesu ahamagara, umwereke gukora kwa Yesu, umwereke imbaraga z'amaboko ye, bigutwara igihe kirekire. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko Yesu arababwira ngo nezerewe data ku bwanyu, kuko nubwo twagendanye, icyo bivuze nubwo nazuye abantu mureba, nubwo nahumuye impumyi, nubwo nakijije abantu indwara zitandukanye, nubwo nakoze ibitangaza, nubwo nakoze imirimo itandukanye y'ibitangaza, nkagirira neza abantu, ntimwigeze mumenya, ntimwigeze musobanukirwa. Ariko kubw'inshuti yacu Lazaro, nezerewe data ku bwanyu, kuko ntabwo mwari mwakasobanukirwa. Ikindi kinejeje, uyu ni Yesu wivuga, sinari mpari kubera ko ntari mpari, nicyo kinejeje. None rero ntabwo Lazaro yapfuye, ahubwo Lazaro arasinziriye. Ngo bumva ko ari ugusinzira kw'ibitotsi bimwe umuntu aryama amasaha abiri, mu ya gatatu akabyuka. Ngo Yesu amenya neza ko batamenye gusinzira kw'ibitotsi bya Lazaro. Ngo arabasobanurira, none haraberurira, arababwira ngo Lazaro yarapfuye, ariko tugende tujye kumukangura, tugende dufate urugendo tugende. Lazaro apfuye iminsi 2 yari ishize, aho Yesu ari agera i Betaniya, agera i Yudaya, rwari urundi rugendo rw'iminsi 2 yose ikabine. Urumva umuntu aba yamaze kubora, aba yaboze inyama ziba zamuvuye, haba yanutse. Ngo bafata urugendo, bageze mu kirorero cy'i Betaniya, Marita amenya neza ko umwigisha yaje. Ubundi ahantu Yesu ageze, abantu bose bamenya ko yaje. Ngo ajya kumusanganira mu marembo y'i Betaniya. Ijambo yamushanganije nawe wari musanganiza, ushingiye ku mubabaro ufite, ushingiye ku gihe umaranye Lazaro, ushingiye ku nshuro umurwaje, ushingiye ku myaka umurwaje. Sinzi Lazaro wawe ibara afite, sinzi Lazaro wawe ishusho afite, sinzi Lazaro wawe igihe umurwaje, sinzi Lazaro wawe igihe umubizi, ariko umushingiye, ushingiye ufite ibyo wabwira Yesu uramutse umubonye uyu mwanya imbona nkubone. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo nuko Lazaro, ngo aramubwira ngo iyo uhaba ntabwo musaza wanjye Lazaro, uyu ni Marita, iyo uhaba ntabwo musaza wanjye Lazaro aba yarapfuye. Yesu ngo ahita amubwira ngo niwizere Lazaro azazuka. Marita ngo aramusubiza ati ndabizi ko azazuka ku muzuko w'abapfuye. Ariko Yesu kubera ko yari yiyizeye, yifitemo ubushobozi, ngo aramubwira ngo uyu munsi niwizera urabona igitangaza, uyu munsi niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Wowe unteze amatwi, ndagira ngo wizere ku myaka umaze utegereje Lazaro wawe umurwaje, waramurwaje aradapfa, ariko ndagira ngo wizere uyu munsi uri bubone ubwiza bw'Imana, uri bubone igitangaza cy'Imana. Ijambo riratubwiye, Imana ivuganye natwe ngo uko Yesu abisanze siko abisiga. Ubundi ikigoye nuko hagera, iyo atarahagera biba bikomeye, ariko iyo hageze arabihindura, iyo hageze abiha icyerekezo, iyo hageze abiha ishusho, iyo hageze abiha uburyo, iyo hageze abiha ibyicaro bikicara, iyo hageze abiha ibara bikagira ibara, kubera yuko yahageze. Nuko ngo Marita akimara gukura ihumure ku mwigisha, ngo arirukanka ajya kubwira Mariya, aramubwira ngo mpuye n'umwigisha, kandi umwigisha arakuntumye. Muri make ntabwo Marita umwigisha yaramumutumye, ahubwo yagira ngo ihumura kuye imbere ya Yesu, Mariya nawe aribone. Kuko uwo mwanya kwizera ko Lazaro azazuka ntiyumvaga ko bishoboka iminsi nishize. Noneho ngo Mariya nawe arahaguruka ajya gusanganira Yesu. Ngo ahageze, ngo aramubwira ngo mwigisha, amusubiriramo ijambo nk'iryo yabwiye Marita. Aramubwira ngo mwigisha, iyo uza kuhaba ntabwo musaza wanjye aba yarapfuye. Hanyuma Yesu ngo arongera amusubiriramo nk'iryo yasubije Marita, aramubwira ngo niwizera Mariya, niwizera Lazaro azazuka. Nawe aramusubiza ati jyewe nzi neza ko hazabaho umuzuko ku munsi w'imperuka. Yesu nawe kuko yiyizeye, yifitemo ubushobozi, yizeye ubushobozi bwe, aramubwira ngo uyu munsi nimwizera murabona ubwiza bw'Imana. Ngo agezeyo rero mu rugo iwabo kwa Marita na Mariya, asanga abayuda barahari, baje ku kiriyo, barahicaye. Kandi burya ku kiriyo buri muntu wese avuga ibyo ashaka. Ku kiriyo haba hari ibiganiro bitandukanye, ndagira ngo mubyibuke. Ku kiriyo haba hari ibiganiro bitandukanye. Ku kiriyo buri muntu wese abavuga ikintu ashaka, abavuga ijambo ashaka. Ku kiriyo buri muntu wese abaganira uko abyumva. Nuko ngo ahageze
asanga ku kiriyo buri muntu wese arimo kuganira ukabyumva, buri gatsiko gafite ikiganiro kacyo. Noneho rero ngo baza Marita na Mariya ati Lazaro mwamushyize he? Ngo baramutwara bamwereka aho bamushyize, ariko baramubwira bati yaranutse kuko uyu ni umunsi wa kane. Ndagira ngo nkubwire ko Yesu adatewe ubwoba n'iminsi Lazaro wawe amaze mu gituro, ntabwo atewe n'imyaka umaze mu burwayi, kuko ejo bundi yasanze umugabo ku kidendezi Betesida ari ku isabato, atitaye ko hari abafarisayo n'abayuda n'abanditsi, ngo aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Hari ku isabato kandi kwikorera ntibyemeraga, ariko kubera ko uyu mwami w'abami atagira igihe cyo gukora iyo ashatse arakora, ngo aramubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Ubundi apfa kuba hageze, ntabwo yita ku myaka umaze mu burwayi, ntiyita ku zuba ryahagusanze, ntiyita ku mvura yahakunyagiriye, ntiyita ko nta muntu uhagusanga ngo aguhe n'amazi yo kunywa. Ahita akubwira ngo byuka wikorere uburiri bwawe wigendere. Ngo ageze imbere y'imva ya Lazaro arababwira Marita na Mariya ngo mukureho igitare. Abantu benshi bajya bibaza ngo kuki atagikuyeho, ese kuki yababajije ngo mwamushyize he, ni hehe mwamuhambye? Yesu ntabwo yari ayobewe ko aho Lazaro bamushyinguye, ntabwo yari ahayobewe, kuko Yesu nta kintu ahishwe. Ibyawe arabizi, ibyo mu kwa mbere arabizi, ibyo mu kwa kabiri arabizi, ibya 2019 arabizi, ibya 2005 arabizi, ibya muri 2000 arabizi, ibyakubayeho 9 arabizi, ibyakubayeho 9 arabizi, ibyakubayeho 2007 arabizi, ibyakubayeho ejo bundi Yesu arabizi, n'ibizakubaho mu gihe kizaza Yesu arabizi. Umuririmbyi w'ikora saravuze ngo Yesu arabizi, ngo azi ibintu agomba kurangiza. Ngo ahageze arababwira ngo nimukureho igitare. Reka mbabwire impamvu Yesu adashobora gukuraho igitare. Ntabwo yakuraho igitare cyo gushidikanya, kuko siwe wagishyizeho. Ntabwo yakuraho igitare cyo kutizera, siwe wagishyizeho. Ntiyakuraho igitare cy'amaganya, kuko ntajyaganya. Ntiyakuraho igitare cyo kwivovota, kuko ntajya yivovota, ntajya yitotomba. Wowe washyizeho igitare cyo kwivovota, ni wowe ugomba kugikuraho. Kuraho igitare cyawe, Yesu akuzurire Lazaro. Ngo bamaze kugikuraho Lazaro, Yesu ngo amenye ko ari mu gitaramo cy'abera, kuko yari atarajya ku musaraba ngo abambwe apfe agende akingura ibituro by'abera. Amenya ko Lazaro ari kumwe n'aba Yesaya, ari kumwe n'aba Yeremiya, ari kumwe n'abahanuzi bamuhanuye mu myaka yatambutse. Ngo amenya yuko ari kumwe n'aba Yohana bavuze ngo nijwi ry'urangurura mu butayu. Ngo amenya yuko Yesaya arimo avuga ati genda naramuhanuye, ndavuga ngo hazabaho inzira nyabagendwa izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Ni mbere y'imyaka 700 nibwo navuze uwo mwami ageze he ngo dukure muri uyu mubabaro. Yesu ngo amenya ko Lazaro ari mu gitaramo cy'abera, ari kumwe nabo. Nubwo bari bakingiraniwe mu bituro, ariko ntabwo bari babuze gutarama, ntabwo bari babuze gutarama. Narababwiye ngo iyo umunyabyaha apfuye izina rye rirabora, ariko iyo umukiranutsi apfuye izina rye riba urwibutso. Korali imwe yararirimbye iravuga ngo nta mukiranutsi upfa, ngo ahubwo arasinzira, ngo nubwo yapfa ngo nyuma azongera abeho. Iravuga ngo uyu mukiranutsi wapfuye ngo amera nk'amahwa yatemwe, ngo ariko agakomeza akajombana. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Bibiliya iravuga ngo nuko Yesu kuko atitiranya amazina, ntabwo yitiranya inkoko n'inkoko, ntiyitiranya ikirere n'ikirere, ntiyitiranya janvier na janvier. Ngo ahita amenya ko Lazaro hari iteraniro arimo. Imana ishimwe. Ngo ahita ahamagara ngo Lazaro sohoka. Ijwi rya Yesu rituma igufa rya Lazaro risanga iryaryo gufa, rituma imitsi igaruka ku magufa, rituma inyama ziza ku magufa. Nuko uwari upfuye ngo arazuka. Irijwi riherutse kuza mu kibaya ribwira Yeremiya ngo hanurire ya magufa, ngo igufa risanga iryaryo gufa. Ngo nuko rirongera ribwira Yeremiya ngo kandi ubwo noneho abantu bamaze kuba abantu bahagaze mu kibaya, noneho hanurira umuyaga w'ikasi n'uwikusi, ngo ubajyemo ngo baba abantu. Ndagira ngo nkubwire ko ibyawe Yesu atitaye ku gihe bimaze, Kristo atitaye mu ntambaro umaze nk'igi, afite ubushobozi bwo kukurwanirira, afite ubushobozi bwo kuzura ibyawe, kuko uko abisanze siko abisiga. Iyo asanze abiboze abisigira ubuzima, iyo abisanze mu marira asiga hari ibitwenge, iyo asanze bidahari arabirema bikabaho. Narababwiye ngo niyo byacitse arabidoda, kuko abatayeri bari hanze aha bose bazi kudoda. Imyenda twambaye nibo bayidoze, iyabahaye kudoda niyo professionnel mu kudoda, niyo ya mbere mu kudoda, irihariye. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Tugiye gusenga, tubwire Yesu, tumubwire ngo zura ibyacu,
kuko ukubuje uko bisanze ntabwo ari kubisiga. Mu bukobwa bwawe Yesu agira ibyo azura, mu busore bwawe agira ibyo azura, muri business zawe agira ibyo azura, mu bupfubyi bwawe agira ibyo azura, mu bupfakazi bwawe agira ibyo azura, mu rugendo rwawe rw'ubuzima Yesu abikuzurire, uri ku ntebe y'ishuri abizure, mu masezerano umaranye igihe abizure. Imana ishimwe, turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Dawidi yaravuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwe no gushaka imigezi, aravuga ngo ni ku mutima we ukwifuza. Ndasenze senge buri muntu wese uri mu gikombe cyitwa Baka, umuntu ubona Lazaro wapfuye, arabona ntagarurira, arabona Lazaro batazazuka, ndamusengeye ngo umuzurire Lazaro we. Lazaro we wapfuye, Lazaro we isezerano rye ryapfuye, ibyo byapfuye ubizure, ubisigire ubuzima, ubihe ubuzima mu izina rya Yesu. Kuko umaze kuzura Lazaro, abayuda bamenye yuko bamukundaga. Umaze kuzura Lazaro, abantu bose bamenye ko ushoboye byose. Umaze kuzura Lazaro, amarira wasanze kwa Marita na Mariya siyo wahasize. Umaze kuzura Lazaro, amagambo yashize ivuga, inzandiko bari bamanitse avuga ko i Betelehemu n'ubundi nta cyiza cyahaturuka, wasize uzimanuye kubera ko wari ukoze ikintu gitangaje. Nsenge buri muntu wese unteze amatwi ngo uzure ibyo byapfuye, umuzure mu buryo bw'umwuka, umuzure mu buryo bw'umubiri, umuzure mu by'ubu buzima, kugira ngo uzatwishyira tudafite ikizinga. Ibyo ubona bidukwiriye byatuma tugirirwa neza, ubiduhane n'abera bose mu izina ry'umwami wabambwe Mesiya. Amen. 0788 nimero zanjye za telefone 0788 900 552. Yesu abaho umugisha.